Imana ijya kundema nawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, uko yari yaragambiriye. Igihe nari mu nda ya mama nawaruzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ihoraho. Iminsi yo kubaho kwawe Imana iyifite mu kiganza, izi ibyo yibwira kukugira ngo ejo hazaza habe heza cyane. Yangeneye umunsi wo kuvuka, ishyiraho n'umunsi wo gupfa. Yangeneye igihe cyo kubiba, ishyiraho igihe cy'isarura. Iyo ubuzima bukunaniye, inshuti zose zigushizeho, umurima nikura ku cyavu, uzicarana n'abakomeye. Iminsi yo kubaho kwawe Imana iyifite mu kiganza, izi ibyo yibwira kukugirira ngo ejo hazaza habe heza cyane. Iminsi yo kubaho kwawe Imana iyifite mu kiganza, izi ibyo yibwira kukugirira ngo ejo hazaza habe heza cyane.